n'abaduteguriye amahugurwa bari bamubabwiyeho akaba yatumuhaye ikaze mu kigo cy'urubyiruko n'urubyiruko bita UWITONZE bafatanya n'ikigo mu bikorwa bitandukanye by'ubukangurambaga badufasha mu guhugura bagenzi babo mu bijyanye no guhindura imyitwarire muri sosiyete. Bakaba rero uyu munsi bagize imigisha yo gutanga andi masomo y'inyongera n'abafatanyabikorwa bacu RWABYUMA ajyanye no guhindura imyumvire. Tukaba rero twizeye ko ayo masomo barimo guhabwa ari buze kuba inyongera ku yandi bayobozi. Nk'urubyiruko rero gufasha ngo nambaye impeta nubwo ni urubyiruko ariko gufasha bagenzi bacu b'urubyiruko kugira ngo bashe kugira intambwe batera ngira ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane ku buryo amahirwe yose yaboneka ndetse n'ubufasha bwose bwakenerwa kugira ngo tubashe kuvuga ngo ejo hazaza h'igihugu cyacu ni heza kurushaho. Rwose biba byiza cyane kugira umwanya nk'uyu nguyu. Most of people in the middle, they just give up. ariko abenshi bigeze hagati barabiheba And they just complain. bagasigara bitotomba biruma gusa. However, if you learn how to change your viewpoint, ariko niwiga guhindura imirebere yawe you'll be able to get the power and strength to keep moving forward. usiga uko nawe ufite icyizere ko abantu bagomba kuyageza mu buryo bakorera ufite icyizere ko mu buryo. As I told you in the first lecture, to tell the people who are doing the risky behaviors, bad behaviors, to stop it, actually it's easy. Nk'uko nababwiye mu isomo rya mbere kubwira umuntu wabaswe n'imyitwarire mibi ngo reka ibi bintu uhinduke kubivuga biroroshye. However, as a leaders, we need to understand the word of the heart, the mindset. ariko nk'abayobozi dukeneye gusobanukirwa imibereho y'umutima cyangwa se y'imyumvire So that they may even receive the new heart, which is beyond their ability. mu gihe nari mfite imbogamizi yuko niringiye famiye numva yuko famiye ari cyo yamarira yamfashe. Nari narangije segonderi nari narize ibintu by'ubwubatsi. Nyuma yaho murabyumva namwe icyo umwana yifuza cyangwa ikintu umuntu atekereza ko ari bugereho ntakibone muri we nta kindi ahita abona no kubabara mbese muri we urababara ukumva ko twakinurira abantu kumva uyu yari afite ubushobozi bwo kugufasha ntagufashije mbese ufite amagambo menshi kuvuga mbese uta umwika umuntu uti uyu iyo yabigeza gutya byakugenda gutya. Ariko maze guhura n'iyi RWABYUMA ibintu byose byabaye impinduka muri njyewe. Kubera iki? What kind of a life do you want to live with? It's your choice. ubuzima ushaka kuba ari ubuhe ni wowe ugomba kuwihitamo. I want you to meet the youth in your area and keep asking them, ndashaka muhura n'urubyiruko rw'aho mutuye mukajya mukomeza kubabaza is it the life that you want? ubuzima niba ushaka koko
Is it the life that you want to live in the future continually? ubu nibwo wahisemo ushaka kuzakomeza kubaho iteka. You are not late. Now you can change your mind and even you can change your future. umubwire uti ndakwiye. Yes, murakoze. Nitwa Rukundo Jacques, ndi umukangurambaga w'urungano mu kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara. Aha rero turi akaba ari mu kigo cy'urubyiruko n'ubundi cya Kimisagara, tukaba twateranyijwe na IYF cyangwa International Youth Fellowship. Bakaba bari kudufasha n'ubundi mu mahugurwa ya Mind Education. Natwe rero nk'abakangurambaga b'urungano twirirwa mu rubyiruko mu buzima bwa buri munsi, tubigisha ku buzima bw'imyororokere, kwirinda sida, inda zitateguye n'ibindi. Ibi bizadufasha cyane kugira aho tubihuriza n'ino somo rya Mind Education, kubafasha kugira imyumvire kugira ngo batazatwara na zanda zitateguwe. Murakoze cyane rero, nitwa Murinda Jacques. Yego murakoze cyane, banyita Jacques Berakorora, nanjye ndi umukangurambaga w'urungano. Cyenze kuri ibyo twari turanga n'ubundi mu kigo cy'urubyiruko cya Maison de Jeunes mu rwego rwo gufata amahugurwa yo guhindura imyumvire, twabonye nka Mind Education, kandi twanezerewe cyane ku bw'uno munsi kubera ibintu byinshi cyane twize cyane by'umumaro kijyanye na reform, kandi akaba ari ibintu by'ingenzi mu buzima tuzifashisha kugira ngo tugire aho tuva n'aho tugera. Byari ingenzi rero ko n'amahugurwa tuyafata ko ni iby'ingenzi. Murakoze cyane. Murakoze. Njye nitwa Nzirabatinya Abdoul-llah, nejejwe n'amahugurwa twagize uyu munsi. Twabonye amasomo meza, batwigishije ku bijyanye n'urubyiruko mu kwiteza imbere, kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge, guharanira guteza imbere igihugu cyacu. Nicyo kintu twabashije gukura mu mahugurwa uyu munsi twabashije guhugurwa muri iki kigo cyacu cya Maison de Jeunes. Murakoze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Yvette, nkaba ndi umwe mu rubyiruko rukuriye abandi mu murenge wa Kimisagara. Mbere na mbere ndabanza gushima International Youth Fellowship ndetse n'abafatanyabikorwa babo ku nama nziza batugiriye nk'urubyiruko. Twakuyemo yuko dukwiriye gukunda igihugu ndetse n'abagituye, ndetse tugaharanira kwigira kuko nta wundi uzatugira atari twebwe binyuriyeho, kandi ko twabonye yuko urubyiruko ari twebwe imbaraga z'igihugu, ari twebwe dukwiriye kubaka igihugu cyacu ndetse tugahindura n'isi muri rusange. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Eric Rukundo, nkaba niteguye nitabira amahugurwa y'uno munsi ya IYF. Nkaba nishimiye ibyo baduhuguye, cyane cyane ku kintu baduhuguye cyo kuyobora abandi. Nkatwe duhagarariye urundi rubyiruko, ikintu cyo kuyobora tugomba gukoresha amagambo kugira ngo duhindure isi. So nishimiye iriya topike y'ubuyobozi y'uno munsi. Murakoze cyane. Thank you so much. I'm here by the name of Nzabonimpa Jacques. I am a member of peer youth educators. I help to change the community. I help to change the mental thinking of the youth. Really, I thank you so much for this opportunity, for this training you give us. You show the way we can change our mindset. We're going to be like the one who going to change the mindset of youth, and we are going to make good generations. We are going to work as ourselves, not to work for others. Thank you so much. Thank you so much, and we are really very happy for your intervention in this Kimisagara Youth Center. Especially my name is Isaïe Byukusenje. I'm a community engagement specialist in Ministry of Youth and Culture, and I'm based in Kimisagara Youth Center. And we really appreciate so much your interventions of providing different services in Kimisagara Youth Center, especially in mindset change. As already we know, we have the problem of mindset change of youth. So where only youth wants to be engaged into white-collar jobs, they want to work into the offices. But by getting such kind of trainings, they will be able
to see how they may start the small businesses, and also try to know involve their participation, their contribution into the community development. And based on the training of peer educators, especially those peer educators, they help us to conduct the mobilization of youth, to know really the programs offered in these Kimisagara youth centers. And also they work as our ambassadors into the villages, where they may be involved into the community works, where they may support vulnerable groups into the society. So for that, we really appreciate you so much. And apart on the service you provide, you give us about of ICT. Also, we have already seen that youth are able to write using laptops. They may be able to write their CVs, and also they have other skills to use your Microsoft Excel, Microsoft Word. This is very important. We really appreciate so much your interventions, and I think this is in line with the government programs, especially it's in line with National Strategy for Transformation, which is 7 years government programs. Thank you so much.